yaranyemeye amafaranga yari umupasiteri washaka kunkorera audio hanyuma nyine numvaga ari ubufasha nk'uko undi muntu wese yagufasha nyuma biza kuba atari byiza ubona ko hari ibindi nyine yashakaga ntabwo bimwe nyine by'abantu b'ubu biyisi by'abagabo n'abagore by'irari yego byivugire ni hanyuma nyine ntiyanyishyurira nibuka ko ubushize nabivuzeho ariko nyine nyuma ashobora kuba yarabonye ikiganiro aramvugisha arambwira I'm sorry pasiteri nyirizina yego aguhamagara witekereje iki ubundi mwaravuganaga mu minsi yashize byari bigoranye numvaga nenda kumwihorera kuko numvaga agiye nko kumbwira wino hano arambwira mbabarira aguhamagara wugeze utekereza ku kiganiro wakoze cyangwa se utekereza ku byo mwaganiriye igihe yaguhereza natekereje ibyo twaganiraga ntabwo nigeze ntekereza ku kiganiro baraguhamagara arampamagara ndamwitaba aramvugisha neza arambaza amakuru ndavuga ni meza gusa numvaga wenda ashobora kuba afite ibitekerezo nk'ibya mbere cyangwa iki arambwira ubihangane ko nagutengushye ko ntakore ibyo nakwemereye ntabwo nyine byibuze ibyo nakoze bitari byiza birashoboka umuntu wese ni umuntu turi abantu turakosa ariko Imana igitugarura nyine ikatwumvisha ubwenge yadusigiye Bibiliya yo gusoma kugira ngo dusome tumenye aho twakosheje twikosore itubere nyine umuyobozi muri urugendo kimwe nuko umuntu nawe ubwe hari amakosa akora nawe ubwe agasubira inyuma akigaya akavuga ntabwo ari ngombwa ko ibintu ngombaga kubikora arambwira byibuze warambwiye ndumva kandi wabaye umukobwa w'umunyabwenge byarashobokaga wenda kugenda ukavuga ngo runaka ugatanga n'amafoto wenda bikaba ibindi ariko byibuze kuba bitarabaye nawe warakoze nyine kuba utarabitekereje cyangwa ngo ubikore ubare ku byabaye byose kandi nk'umuntu nyine muzima ufite ibitekerezo wenda nubwo nari narahuze ariko ubu ndahugutse byibuze reka nsohoze icyo navuze amereza amafaranga yari yarasigaye kugira ngo rifite audio nayo narayifashije ndi gukora abantu bazi gusaba Imana imbabazi bafite ibanga rikomeye buriya ashobora nawe yaricaye gusaba Imana imbabazi ahubwo akiga yakisubiraho ni ikintu cy'agaciro yakoze gikomeye gituma nyine yongera kuba uwo ari we gira ubundi butumwa umugenera wenda bitewe naho na level bigezeho cyangwa n'inzira byaciye umutima yansabye imbabazi afite biba atari ibya nyirareshwa ugumane kandi nyine ajya ahora ashaka imbaraga byibuze ajya yirinda gucika intege yes bakunze ba TV mwongeye kwirirwa kandi muraho ngubwe neza aho muri umuntu wese ahari ikirere uko kimumereye yihangane i Kigali turatakanga imvura ngo yatwishe abo mu cyaro nabo ngo bayibuze iby'isi n'amabanga ntamenya ngo bimeze bite reka dusuzira dukurikiranye buri wese aherereye mu ntara zitandukanye z'igihugu ndetse n'igihugu buri wese aherereyemo muri rurimi avuga YouTube yazanye systeme hari akantu ka translate ugahita ushyira mu kinyarwanda byaba biri mu kinyarwanda ugahita ushyira mu cyongereza ariko biba mu ki ma comment voice nazo bazabizizane gutya nka ngo umushinwa yanyumva agahita yumva ururimi ndi kuvuga agahita rwumva mu kiwabo aho ngaho yaba ari wane reka rero twakira umutumirwa wacu fresher noneho ako none kanyarwanda nyawe original oji meze tumwari meze neza ko kanyinya k'umukara ariko noneho akoze ako k'umukara harya bakita gute agashinya menya ari byo akanyinya ni kakandi ka King James agakinjemo abantu bose bafite inyinya ubundi uzabacunga nta muntu ufite inyinya byangiye kubijyanye n'ubutunzi bakubarire yego King James se byaciyemo yego yego se byaciyemo Rusine byaciyemo Patrick se byaciyemo Meddy nubwo yayifungishije se byaciyemo Kanyombya zibizira ari inyinya Ariel Ways se byaciyemo Jona Kizigenza yego abasigaye simbibuka nawe uzabibuka ariko nta muntu ufite inyinya gatekerejeho none cyangwa agakoreye abakoze icyegeranyo cyane abatekerejeho abantu bose bafite inyinya nabibajije ariko nta muntu ufite inyinya byangiye tugende kuri Fosette se zo byarakunze cyane nta nabo ziba zifite Fosette zikunda kugirwa n'abakobwa cyane ntago bapfa
kubona umuhungu ufite fosete kubakoze muri no kubera turango tw'ubwiza nakarango k'ubwiza buriya ngo ni inyinya na fosete ni ubumuga budafite icyo butwaye akagenda ni ubumuga gute suzana utwobo ku matama abandi batatugira no uri umuntu agiye mu ishyirahamwe ry'abafite ubumuga afite fosete bamwakira reka dusuze abantu bafite akanyinya byakundiye dusuze n'abo bagafite bitakunze dusuze n'abafite fosete ariko si ubundi buriya hari utuntu tuba tubereye abakire n'ubundi buriya hari umukene warabona n'inyinya tujya ngo ni iryinyo ryavuyemo reba nka musebeye akanyina ni umukire tubona ari wihaye abantu nawe noneho oya ariko turimo turagenda tureba rwose ahantu hafite reba nk'iriya ndimbati yo reba nka miss Naomi nawe afite akanyinya reka da ariko buriya habaho n'indwara z'abakire gusa ubundi hari umuntu w'umukene wari umva arwaye diyabete isukari yayikuye mu bijumba ikijumba ariko ni oji ikijumba nyine irasukari mu kijumba ntari niyo mu gisheke none urabizi imbuto zo mu cyaro ni ibisheke kandi iriya nta kintu yabatwara pe tuvuze kuri bimwe bigize wenda utuntu twiza ku bantu runaka dukomeza ku bakobwa sisita nubwo wenda si ubwa mbere uje kuri kamera za yawe tv uruze no twibwira wibutse abantu bashyashya wenda kuri yawe tv ko hari abantu bari kujya bakanda subscribe bashyashya wenda akaba ari bwo bwa mbere ugiye kubona bakaba bataragiye mu byatambutse ariko tuvugisha ukuri wowe ni iki kintu nawe ujya wibonaho kuri wowe ukavuga ati nanjye nikamara gufatwa nzatanga ituro ry'ishimwe ko Uwiteka yampaye ikintu ku mubiri wanjye agikora yewe ibintu byanjye byose biri mu ncamake oya tubwire ibintu byanjye byose biri mu ncamake tubwire kamitekereza ikintu kuri wowe ku mubiri wawe nawe uvivura ukavuga ati iry'ishimwe naritanga ikibazo ntabwo ari igice cy'umubiri niho byagoraniye ni igice cy'iki ubu nacyita gute ni umusatsi kandi njya no kwiyogoshesha bakawukuraho nayo mfite mwinshi nk'ukunda njya kwiyogoshesha bakawukuraho birakunda kandi igice cy'umubiri sinzi niba bajya bagikuraho sinzi umusatsi keretse abahungu abahungu bo hari igice cy'umubiri bakuraho bajya kwikuzaho habaye iki Yesu se ku munsi wa karindwi byagenze gutashize icyumweru yarakebwe ariko ntabwo bakuraho igice cy'umubiri hari akantu bakura ariko ni nk'uko wakomereka hakavaho akantu gatoya ku mubiri aze kubivuga nk'uwo uri muganga oya ntabwo njye ndi muganga wabimenye gute rero ako kantu bakuraho ngo bagera gutya mu rugo nyine hari akana k'agahungu gatoya kankurikira kagiye kwa muganga nyine gukebwa ntabibonye ukuntu byagenze ntabwo ari igice cy'umubiri bakuraho nabonye kababaye karababaye byaba abanza ari byo bintu bya mbere bibabaza abantu bakuyeho kariya kantu nabo reka tubasuhuze bakomere cyane n'ababyitinyiye hari abantu bajya babitinya se ariko babura ubundi hari ahantu ngo babura ibigwari ku rugamba hari ahantu ngo bishyuza mbere ngo bishyuza mbere kugira ngo tubone umuntu uvuye mu cyumba agahita aguruka agahita avuga ati wapi burya nisubiyeho bakuriye nayo mfite okay igihe cy'intashyo na muzika kirarangiye n'urwenya igihe cy'intashyo na muzika n'urwenya birarangiye ni gutya dusigaye twinjira mu kiganiro kuri yawe tv duhita dusuhuza cyane umutaramu wacu hano kuri yawe tv witwa Patrick umunyamakuru hano kuri yawe tv tumusuhuza cyane kameramani rero buriya baranagowe nawe katana tumusuhuza ariko umunsi umwe nanjye nzahindukiza tumuye ariko Patrick na kameramani bakwiriye ifoto bari kumwe kuko Patrick mbona nk'umutayeri umudodera amupima nk'urubaho amurambika hasi guka kumupima ahagaze biragoye ako kantu utambitsemo Patrick nakumva none ubu okay reka twizere ko njyewe igihe ntazaba mpari utazagira icyo mvugaho kivuge ngihari njyewe bizagenda bite uzansobanurira dani nawe wanyoheje okay turi kumwe nande rero noneho Grace Shimwe umuririmbyi n'umuhanzi wa gospel song ntabwo ari ubwa mbere nje hano hari abantu banzi cyane ese ndabasuhuje n'abatanzi Imana ibaha umugisha mwinshi utagabanyije ariko se ubundi abantu iyo Imana itanze ntabwo ujya igabanyaho iguha ibyuzuye ntabwo ijya icagase umva package yose iraguhereza ntabwo ubwo ntabwo yaguha mu byiciro se mu byiciro se ntabwo buriya bari mu byiciro ahubwo aba ari package nyinshi zitandukanye okay nose bahanze ubundi gutyo bivuga
Yaka kudutorera nawe. Oya biterwa n'akubwiye ngo bivuge ukuntu yakubajije. Reba bati turi kumwe nande Mbwira kwanza. ngo nivuge. Iyo mbwira ngo ivuge. Hari igihe wenda hari n'abantu bivuga bafite imikenyero n'inkoni n'imyitero. Buri muntu nyine agira uko yivuga. Njye nuko warumbaje ngo turi kumwe nande numvaga ari nk'izina ushaka. Oya ni kugira tumenye neza nyirese umuntu dutaramanye. Abantu mutaramanye kugira ngo abantu bumve nyine ko ari umuririmbyi. Ko ari we ari Grace waje ishimwe atari pirate we cyangwa atari impanga yiwe. Umutima wanjye wawujuje amashimwe, akanwa kanjye nako kuzuza indirimbo, aho byari bigoye waratabaye warakoze mwami. Rimbye akarimbo k'abana Bari urabemera? Ase wundi role model ashobora kuba umuntu uruta. umuntu uruta yego ushobora kuinspira Reka da ukamugendera. Biterwa n'icyo umuruta. Ushobora kuba mbaruta mu myaka ariko barantanze kuririmba banduta mu kuririmba. Muri aka gakino n'abakecuru. Yego kimwe nshobora no kuba wenda batanduta mu kuririmba kuko wenda ngiye nshobora no kuba naratangiye bo bakira abana batarageza igihe cyo kuririmba ariko akaba barasohoye indirimbo mbere. Okay. Uririmbye amashimwe. Siko bayita indirimbo bita gute? Yitwa nahawe ijambo. Grace rero turi kumwe ubundi akora iki mu buzima busanzwe? Ubundi iminsi yose ni mu rugo ariko kuwa gatandatu saa 8:30 hari ikiganiro cya gospel cyitwa The Best Sato gica kuri God Rich TV. Nkorana n'umugabo witwa Gakwaya. Hanyuma ubusanzwe nyine nibereye. Hari ukuntu uvuzemo gospel mu kiganiro ukora ese ubundi ibyo uririmba ni gospel gusa cyangwa wenda? Ndirimba gospel gusa. Ndirimba gospel. Watunyurije hose nawe tukumva neza nyirizina. Iyanjye. Ntarindi turo nabona mwami nguhaye umutima wanjye uzuye indirimbo z'amashimwe uwakire nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose y'ubuzima bwanjye, nzavuga gukomera kwawe mwami wanjye iminsi yose yo kubaho kwanjye. Wow. Ariko mfise ngira ikibazo cy'amatsiko. Uheruka kurya ibijumba ryari? Umaze ibyumweru bibiri urya ibijumba wenda buri manywa urya ibijumba nimugoroba ugahindura. Waririmba gutyo? Yego si ikintu cyicishwe bajyavuga ibintu bikonje n'amata. Yego amata nubwo yaba adakonje. Amata sinzi menya ngo niyo yaba adakonje ikivuguto bidacamo neza. Hanyuma iyo ngugiye kuririmba ukarya umuneke kabisa fresh ijwi risohoka neza ahubwo yewe ntago riri kuza kubera ikibazo mfite kimwe navuze. Oya kujya ujye wumva niba hari ikintu abakunzi ba Yawe TV batajya bemera ni ukubapfunyikira. None natuburira nyine kare mbere yo kwimvura igwa izuba ryigeze kuba ryinshi nuko mu mazi akonje. Niyo mpamvu asa iyo uri bujye muri studio urya iki? Ndujya muri studio ngewe ndirira bisanzwe kugira ngo mbone umwuka wo kuvuga. Ushobora kujyayo utariye ukavayo ubundi nkagerageza wenda nkarya umuneke. Ikintu kimwe kigeze cyo kugora muri studio njyayo narinzi ko ari ibintu nyine biri aho byoroshye. Urumva indirimbo narayihimbye nyiha melody yanjye niyiboneye turayicurangaho kuri senti numva
birimo biraza ndavuga ati buriya indirimbo yararangiye twagiye muri studio indirimbo birangira bayihinduriye melody hafi ya burundu amagambo mwarahinduka nkajya ndirimba rimwe nkagira ngo birarangiye bakansubirashamo inshuro nka 30 mu muhogo haruma njya gushaka amazi yo nyene baragenda bakayihindura ku buryo ushobora kuzasohoka nawe utayizi neza kandi uri nyirayo ariko se buriya producer wenda umuntu ashobora kuba afite kamera runaka cyangwa afite uburyo cyo gukoramo akazi kiyo nta producer bagira abahane ku buryo ashobora gukurura amatwi byitwemo nabi hari igihe nyine umurakaza urabona n'abarimu bagira ukuntu bagira umutima mwiza hari igihe cyane kimuteje umugabo n'umwana utumva bite aravuga ati bite ufite icyo kibazo ugenda wicare hari uruhuke utekereza ibintu urimo ufite ubwoba noneho iyo bimaze kugucanga neza bamaze kubarakaza neza gutyo nibwo byica cyane ukajya utangira mbere ya biti ubundi ugatangira nyuma yayo nawe bakubaza nti harimo ekuteri nk'izo muri studio muri radiyo urazambara iyo uzambaye ntago wowe wumva ibyo uri kuvugisha umunwa ahubwo urabivuga muri microphone bikagaruka mu matwi ariko nyine umeze nk'umuntu uri ahantu utavuga ngo wiyumve noneho nk'akantu mukavugana tukagorore gutya tugahindure gutya tugiye kukagira gutya ukakaririmba kakuvuga ati uririmbe gutyo wakwambara ekuteri byose bigahita bigenda ugatawongera ukaririmba byandi bya mbere mwapfuye ku buryo hari igihe bigera hakakuvuga ati kuramo ekuteri basi imwe ijye ku gutwi wumve indi uyimanure hasi cyangwa zose uzishyire nko munsi wumve gake kuko iyo uzirimo nyine ntabwo wumva ibintu uvuga uhita uririmba byandi mwapfuye kare ntabwo biba byoroshye okay batubwiye ko ntabwo ari ubwambere uje kuri kamera za yawe TV uri umusango wisanzure rero nk'umuntu uri mu rugo nk'umuntu uri mu rugo kabisa okay none reka wenda twamaze kubona ko hari abantu bashobora kuba barabaye abakunzi ba yawe TV bagakanda subscribe nyuma y'uko uhavuye bakaba batazi ikiganiro wakoze hano twibukiranye ufite ibihangano bingahe kuko ushobora kuba hari n'ibindi byongereho tutazi indirimbo ebyiri za audio hanyuma imwe muri zo yakorewe video irarari isohotse uyu munsi kandi isoni yo nizeye ko wayibonye njye narayibonye niyo mpamvu turi hano hariho iyitwa ndagushima n'iyitwa ituro rero video yayo niyo iraza gusohoka ira turirimbiye niyihe n'iyituro niyigiye amashusho yagiye gusohoka mu kandi kanya wenda tugarukaho gake ku mateka y'indirimbo byibuze mu ndirimbo muri izo ndirimbo zawe ishobora kuba yarakugoye cyane wenda mu bijyanye n'ubushobozi mu bijyanye no mu myimbire cyangwa mu nganzo niyi ituro yakugoye mu buhe buryo urumva iya mbere nakoze nayikoze muri Guma mu karere Rwamagana nikorera Kayanza urumva ni hafi abantu bambekinze n'abana b'abashuti banjye kandi umuproducer wankoresheje nawe yaramfashije nyine ntago yangoye hanyuma n'amafaranga nakoresheje iyo ndirimbo nta mafaranga nyine ataranduhije nabonye ku buryo bwa gift yego hanyuma iya kabiri impamvu yanduhije nagiye kuyikora afite amafaranga ikora hari abantu banyemereye kunkorera indirimbo ndangije gusa no mu kuyikora ntago yangoye kuko umuntu wayinkoreye yacakiye ababekazi beza bazi kuririmba neza arayinkorera ariko iratinda imara igihe itarasohoka kubera ko umuntu wari waranyejeje kunkorera indirimbo yari yantengushye nta mafaranga yose yanyemereye kandi njyewe nta mafaranga nari mfite urumva kugira ngo kuko yampaye igice kwishyura ndi nabanje nshaka amafaranga urumva byatwaye igihe kuko nayo ndi umunyeshuri niga nta n'akazi mfite byaragoranye byasabye nayikoze mu kwa kane isohoka mu kwa karindwi urumva n'amezi menshi nari turushe kugira ngo mbanze nshaka amafaranga hanyuma urumva nayikoreye n'i Kigali kuva i Rwamagana nzi Kigali ni ugutega kandi ntabwo wajya muri studio rimwe ngo indirimbo irangire byansabye kugaruka kabiri urumva ni nayo nakoreye video yayo nayo urumva yamfashe igihe abantu bayigiyemo kuyikora video nari kwakira neza ibintu nyine biri muri video byaramvuniye njyewe banyandikiye script ya video barambwira ngo nze mfite
inkweto zishaje igitenge gishaje n'umupira ushaje mfata igitenge cyari kiri mu rugo natekerezaga ko gishaje mfata umoja twogeramo byibuze zishaje kurusha izindi mfata n'agatisheti n'agapira ko mu rugo k'umukara kacuyutse byibuze k'umukara kacuyutse ariko urumva ni ibishaje ariko bimeshe ngeze barambwira ati bite iyi myenda myiza cyane nishaje nishaka gukorana ubuzima bukakaye bubabaye waciyemo ntabwo se nyine wenda iyo nari mfite icyo gihe ko ntayibona yo mu cyaro abigirane baragiye bankurira hanyuma abandi banzaniye umupira w'umweru niba waritorosha ahantu bawutiye baba ari igitenge gicitse n'isharupe yo kwitega mu mutwe icitse na badabada zicitse neza nka bya bindi twajyanaga kuvoma kera tugikururuka no ku mitumba byaranacitseho cyangwa twiterera ku mujugunyu tujya ahantu tujya ahantu ntira agataro nduka ari ukugatira nira umukire wifitiye agataro ke aganiza hari aho nari nkikoreye hari aho nari ndimo gucuruza abakiriya babuze napfunditse udufaranga ku gitenge nka babandi bacyangwa ngapfundika ahandi nari ntwite nabwo nambaye nabi mfite umugabo w'umusinzi uza nkubita ndi ahantu hari inzu mbi nyine y'abantu batari mu buzima bwiza bya bindi byose abantu bari muri ubu buzima bagenda bacamo kuko niyo nzu twari turiho na nyirayo nyine niho aba iyi hanyuma ahandi twakoreye kuri gadeni Ndera kuri ho benshuti gadeni naho urumva ni kure kuko ahambere ni ku gisozi kuva ku gisozi Ndera nabwo ntabwo ari hafi cyane nubwo wenda abavandimwe bagiye bamfasha hanyuma ha gatatu dukorera kuri Goodrich TV nyine urumva naho ni Kacyiru ni ukugenda tugaruka byatwaye igihe bitwara amafaranga bitwara birumvikana n'inyungu niziza nibwo zizaryoha cyane ko byanyuze mu nzira byavunanye okay wenda turubuze gukomaza cyane ku hantu hakuye ku mafaranga ariko tugaruke inyuma ho gatoya wavuze ngo iyo ndirimbo nyirizina ituro ujya kuyisohora bwa mbere hari umuntu uri kwemera amafaranga guha arangije guha igice ntago turi bugarukeho cyane ko akunze ba TV bari banyishe ariko twibutso gakeya ninde ro kwemera amafaranga bigenda bite tutabigiyemo cyane umuntu aranyemeye amafaranga yari umupasiteri washaka kunkorera abadive hanyuma nyine numvaga ari ubufasha nkuko ndi wese yagufasha nyuma biza kuba atari byiza ubona ko hari ibindi nyine yashakaga ntabwo bimwe nyine by'abantu b'ubu biyisi by'abagabo n'abagore by'irari yego byivugire ni hanyuma nyine ntiyanyishyurira bibuka ko ubushize nabivuzeho ariko nyine nyuma ashobora kuba yarabonye ikiganiro aramvugisha arambwira I'm sorry pasiteri nyirizina yego aguhamagara witekereje iki ubundi mwaravuganaga mu minsi yashize byari bigoranye numvaga nenda kumwihorera kuko numvaga agiye nko kumwanga wino hano arambwira mbabarira aguhamagara ugeze utekereza ku kiganiro wakoze cyangwa se utekereza ku byo mwaganiriye igihe yaguhereza natekereje ibyo twaganiraga ntabwo nigeze ntekereza ku kiganiro baraguhamagara arampamagara ndamwitaba aramvugisha neza arambaza amakuru ndavuga ni meza gusa numvaga wenda ashobora kuba afite ibitekerezo nk'ibya mbere cyangwa iki arambwira ubihangane ko nagutengushye ko ntakore ibyo nakwemereye ntabwo nyine byibuze ibyo nakoze bitari byiza birashoboka umuntu wese ni umuntu turi abantu turakosa ariko Imana igitugarura nyine ikatwumvisha ubwenge yadusigiye Bibiliya yo gusoma kugira ngo dusome tumenye aho twakosheje twikosore itubere nyine umuyobozi muri urugendo kimwe nuko umuntu nawe ubwe hari amakosa akora nawe ubwe agasubira inyuma akigaya akavuga ntabwo ari ngombwa ko ibintu ngombaga kubikora arambwira byibuze warambwiye ndumva kandi wabaye umukobwa w'umunyabwenge byarashobokaga wenda kugenda ukavuga ngo runaka ugatanga n'amafoto
wenda bikaba ibindi bindi ariko byibuze kuba bitarabaye nawe warakoze nyine kuba utarabitekereje cyangwa ngo ubikore ubare ku byabaye byose kandi nk'umuntu nyine muzima ufite ibitekerezo wenda nubwo nari narahuze ariko ubu ndahugutse byibuze reka nsohoze icyo navuze amereza amafaranga yari yarasigaye kugira ngo bifite audio nayo narayifashije ndi gukora icyo gihe byibuze akubwira ko byumvikana ko yashingiye ku kiganiro wakoze hano kuri yawe TV yari yakibonye nawe agushimira ko mu buryo wabyitwayemo ase byibuze yigeze akwerurira byibuze akomoze ku cyo yifuzaga ntabwo yashatse kubigarukaho urumva niba ari ibintu wenda byatumye ntamubona neza nabivuga gutyo yirindaga gukomera utendera uko byagenda kose ariko we ariko muri kuganira akubwira wumvaga akubwira ko wenda ibyamubayeho ari uko ari umuntu mubiri n'undi wese yakoze yasubira inyuma ni ibintu bibaho kandi kuko ntiwamurenganya n'abo tuzi b'intwari muri Bibiliya Imana yagiye ikunda igashimira cyangwa yakoresheje ibintu bikomeye ntabwo ari uko batari abanyabyaha ahubwo byibuze kwakira kwemera ko uri umunyabyaha ugasaba Imana imbabazi nicyo kintu cya mbere cy'ibanze Imana ikunda hari umuntu muri Bibiliya witwa Dawidi yakoze ibintu byinshi by'ibyaha byinshi ariko ni nawe muntu wajya guca bugufi byibuze akinginga Imana akayisaba imbabazi Imana iravuga ngo Dawidi niwe ufite umutima nk'uwayo kandi yakoraga ibintu byinshi bibi rero buriya abantu bazi gusaba Imana imbabazi bafite ibanga rikomeye buriya papa nawe yaricaye gusaba Imana imbabazi ahubwo akiga yakisubiraho ni ikintu cy'agaciro yakoze gikomeye gituma nyine yongera kuba uwo ari we ntumvishe ko wenda ashobora kuba ari inzira yo kugera azongera kuyegereza abantu bo muri iyi si ubundi bwo iyo agushaka atangira kwigira umwana mwiza cyangwa yanakuvugisha kuri telefone akavuga ati ubwo ureba ubu sinkunda abakobwa atari ko we ndumva ntabwo konse byarashobokaga ko mbitekereza ariko icyo gihe ntabwo nabitekereje bitewe n'uko yanze buriya ntabwo njya ntekereza umuntu ikintu atarakora ntabwo nshobora kukubonaho ikintu kibi njyewe nyine sinya mpfa gutekereza umuntu cyangwa ngo urebe n'imagine no ndakurindira ibigusohotse mu mutima kuko mu mutima w'umuntu nta muntu urebamo urategereza ibigusohotse mu mutima akaba ari byo nakira nari ntegereje ko wenda hari ikindi kintu kibavuga kugira ngo umenye ko koko yabivugaga bimuvuye ku mutima cyangwa ari ibintu umuha imbabazi wowe wazimuhaye ute njyewe ubundi ndi umuntu utajya ubika inzika Imana yandinze umutima wo kubika inzika ntabwo nakwicara ngo ntekereze umuntu numve ndamurakariye ngo mbe mutekerezeho ibintu bibi ntabwo ari ibintu bimbamo n'ubundi byasaga nkaho nabyiyibagije kuko Imana yaramfashije mbona andi mafaranga kandi nyabona mu nzira nziza ndishyura nayo ngeze no ku bushobozi bwo gukora video Imana yari yanshoboje rero ntabwo njya nkunda ibintu binsubiza inyuma ngiye nkunda ibinjyana imbere binsubiza inyuma nsa n'ubyibagirwa muri njye byari byaravuye ikibazo nendaga kukubaza n'ubundi niho naganishaga umusubiza wenda umuha imbabazi mu magambo nk'uko nawe yazigusabye mu magambo wazimuhaye ngo icyo mubwiye ngo byibuze nyine akoze igikorwa cy'abagabo byibuze akoze igikorwa cy'abagabo n'abanyarwanda bajya bacunga n'ingugabo tisubiraho byaruka yego byibuze kuba yaratekereje ko ikintu yakoze ari gusa kumva yasaba imbabazi byarashobokaga akaceceka akanyihorera byarashobokaga nyine ko byihorera bikanabwo ntazagera ahantu twajya guhurira ariko byibuze kuba yaragaruye umutima kumva nta makosa abantu muri comments bajya bavuga ko mutamuvuga niba mutateguye kubavuga mujye mubyihorera ariko byibuze we byarinze icyubahiro cye bituma nyirabyo yiyumva ubundi niwe wari ingenzi kugira ngo abyumve yisubireho kuko abandi bose ubundi babimaze iki ndetse kumwumva no kumuha urw'amenyo kugira ngo hari ubundi bufasha ariko byibuze n'abandi bameze nkawe wenda bariyumvishije biba byiza rero ko hari igihe message utanze ituma umuntu yisubiraho cyangwa na bagenzi be bakisubira reka duhite tunafatiraho gira ubundi butumwa mugenera wenda bitewe naho na level bigezeho cyangwa n'inzira byaciye umutima yansabye imbabazi afite biba atari ibya nyirareshwa ugumane kandi nyine ajya ahora ashaka imbaraga byibuze ajya yirinda gucika intege ijambo ry'Imana rigiye rivuga ngo nimurwanya satani nawe azabahunga yego ajya ahora ashaka imbaraga zo kurwanya satani byibuze yirinde gucika intege nyine ahora afite imbaraga ntabwo iyo Imana yitabaje ntabwo ijya gusiga
Imana ijya imuhora hafi mu imbaraga zo kurwanya ibyo ngibyo bituma tutamubona uko ari byibuze arinde uwo ari we arinde titire afite n'akamaro twumva afite ku Mana nawe ubwe abirinde iri rari ntirizongere kumuganza ntago byabura umuntu wese uri muzima byamubaho nta n'uwamutera ibuye pe nta muntu bitabaho ariko nyine kugira ubwenge bwo gukontorora ibyiyumviro by'umubiri wawe no kumenya aho ugarukira mu byawe byiza ubwo n'abandi bapasiteri bumvireho uretse n'abapasiteri n'undi wese ushobora kubikora yumvireho abakobwa bagenzi bawe none bashobora kuba batakwima amatwi aba bapasiteri bagakora ibijyanye n'ibyo babasabye babaho abantu kabisa iyo yumvishe afitemo profit avuga ati si ubundi kubyanga kugira ngo bizagende gute byibuze bajya bareba ingaruka gusa bajya bibuka ko umuntu ari ikinege mu buzima bwe iyo ubabaye ubabara wenyine mu ijoro ubabaye inshuti magara yawe ntiyaza bigufashe umubyeyi wawe ntagufasha cyane ko hari n'igihe na wa wundi watumye ubabara hari igihe batakwitayeho suza abakobwa bajya batera inda se ukumva umusore aramubwira ngo ntabwo ari njye njyenyine utera inda agakuraho telefone umwana agata umutwe hari igihe wakwishimira 50,000 agiye kuguha akagutera inda umara amezi 9 uyitwite umwana umureresha amafaranga udashobora kugira hanyuma yayandi yaguhaye ukabona nta n'agatonyanga mu nyanja byibuze cy'akamaro yakugiriye inda nta nubwo yamara amezi 2 kiyafite abiri yose kumwe nta n'igihe aba yaramuhaye wenda akeneye nk'igikorwa cyo gukora ako kanya agahita yatanga burundu ntasigare nta n'igihombo afite ugasanga we yitaye ku nyungu z'ako kanya yirengagiza ubuzima nyine buzakomeza kandi ubuzima bw'umuntu ni rimwe ubundi imbaraga z'umuntu ni ukuba ari we wenyine nk'ubu ngewe Grace nta wundi Grace ubaho nta wundi habaho abantu bitwa gutyo ariko batari njye nta wundi ngewe ubaho nta n'uzabaho ndi uwa mbere ndi ikinege n'izo mbaraga zanjye bivuze ngo uri inshuti yanjye ukambura nta wundi Grace uzigera ubona mu buzima ndi umwe singiro wa kabiri nizo mbaraga zanjye rero buri wese agiye yumva ko ari zo mbaraga bakobwa rungano rwa Grace cyangwa bakobwa muri rusange mwumvishe inama Grace yabagiriye n'abapasiteri nabo mwumvireho kandi mwera imbuto mwakagombye kwerera intama muragiye Grace rero hari umusista wavuze ngo ntago azasubira muri ADPR ngo iki ko yakongo ahuramo n'abo bapasiteri n'iki cyangwa ibyo bamukoreye wowe ubundi wari ufite intego y'uko insengero nizifungurwa uzasubira gusengera mu rusengero rw'uwo pasiteri icyiza mu pasiteri ntabwo ari uwo kurusengero nsengeraho kandi zinafunguye ngewe nasubirayo kuko ntabwo ari we nsenga nta nubwo ari we nizera njya nsenga Imana ikindi cya kabiri ngewe ntabwo nita ku idini cyane muri iyi si hari amadini menshi ariko ndizera ko muri sitori zose nasomye nta hantu Yesu yasize ashinze idini ahubwo yasize itorero ni umuntu wese wizera Imana wizera Yesu umukurikira wifuza kuzaba umugambi bw'Imana kandi aho ndimo ntabwo yigeze asiga avuze ngo ADPR ngo nibo ngo abaporoso ngo bajye bitwara gutya ngo abakatolika ngo bazajya mu ijuru ngo Isilamu ngo niyo dini nta kintu yigeze abivugaho ibyo byose ni ibintu twe twagiye turema usanga akenshi bifitiye inyungu ba nyirabyo babijyamo cyane bidafitiye inyungu cyane Imana ntabwo rero nta kintu cyari bumbuze gusubirayo Okay Grace tugana ku musozo ubundi iyo ndirimbo iri bujye hanze video yayo ese nk'abantu bayifitiye amatsiko urongera turirimbireho akantu kamwe kajya kagukoma muri iyo ndirimbo nawe uririmba ukumva uri mu mwuka ukumva ni neza urakaturirimbiraho ubundi tutubwiraho iyo video turi buze kwisanga Hallelujah nzajya ngushima Hallelujah nzakuririmba Hallelujah nzakwamamaza Hallelujah mvuga gukomera kwawe Hallelujah nzamurete hila zose Hallelujah mvuga imbaraga ugira ibihe byose nyine nkunda njyewe ndatera utwo dutero hanyuma banyikiriza akajya bikiriza Hallelujah nyataranya nzajya ngushima bakikiriza ndakunda cyane twayisanga he video nijya hanze iri kuri channel yanjye iri ku mazina yanjye yitwa Grace Shimwe n'izo audio zindi zabanje ziriho wazisanga
bantu mwanditse muri comment mutukuye umukobwa cyangwa mutuka pasiteri murumva ko impande zombi hari ukuntu zongeye zirahuza banesha satani yaramwaye uyagwishije amazuru ubaraziritse none ahora se bari konoka tumva acha satani undi tuzakigira gute Imana zamwemeza ariko none yaranyuze ahantu hakomeye kwa pasiteri hari igihe nyine yinjirana kwa kundi umujura ajya nk'umujura akajya kwiba convention asize igipangu cy'iwacu cyoroheje akisanga muri village Rugwiro cyangwa akajya kwiba polisi Kacyiru kuko cyinjirana none apana ahantu hasanzwe cyicaro gikuru ujye wumva nawe icyo gisambu Grace igira abantu ushimira cyangwa ugira batumwohereza abantu runaka ku giti cyabo cyangwa mu bashuti bawe ubundi tumusura hari umuntu buri munsi ntabwo nshobora kukwemera ntabonye amazina ye yose ngo nyavuge kuko nibuka rimwe kanyashake kuko ijyambere reka mbe nshimira abandi mu gihe nkiri gushaka amazina ye ndashimira umuntu witwa Alex watujyanye kuri wowe inshuti garden Indera ndashimira sister wanjye witwa Poera wagiye muri video yanjye inshuti wanjye witwa Shukuru wagiye ndashimira umunyamakuru wa Goodreach witwa Baby Stone w'Abanyarwanda niwe wanditse script y'indirimbo yego ndashimira na Goodreach nabo baduhaye location yo gukoreraho Imana y'umugisha ndashimira abandimwe banjye bose na pasiteri wisubiyeho Imana y'umugisha ndashimira umuntu witwa Hirari uba Kampala umubare wemerewe ugiye kurangira harabura umwe ndi gushaka humura yitwa Kabuye Byishimo Pascal abibukavu kubera icyo umuntu ari umwihariko uyu muntu ntago hari igihe umuntu byiza kubwira amagambo akaguha imbaraga kurusha uko yari buguhikiza amafaranga ni umuntu uhora ambwira neza uhora amakuraje indirimbo yanjye arayisharinga ukagira ngo niye sinzi njya kubona message z'abantu benshi banyandikira ngo Grace gukunda turagukurikirana duha indirimbo zawe nkasanga abo bantu yampuje nabo ntago nyine ngiye twavuganaga bisanzwe birangira umusabye kuko ambwira amazina ye yose byibura kubera nyine hari igihe umuntu aguha courage ukabona sizo ukuntu bimeze ukabona bifite izindi mbaraga Kabuye Byishimo Pascal kuri Imana y'umugisha abantu bose bankunda ndabakunda nanjye Imana yagirire neza Grace nawe Imana kugirire neza kuko wawemeye kuza hano kuri yawe TV kubwira abantu muri rusange iby'ubuhamya bwawe kugeza n'ubu ngubu ukawushima Uwiteka ko hagati yawe na pasiteri ubu ngubu nta rubibi rurimo Uwiteka yarabahuje kandi yabigenje neza rero natwe turagusabira umugisha w'Imana kugira ngo yagure imbibi zawe mu bijyanye n'umuziki barasanga indirimbo yanjye iki kiganiro nawe oya turayipiningaho barabizi munsi y'ikiganiro gato barayisangaho iyo ndirimbo video ntabwo turi upininga audio turapiningaho video bajye munsi ho gato bahita babibona bakandeho link barahita bakurikirana iyo ndirimbo Grace wakoze kubana natwe rero reka dushimire abakunzi ba yawe TV rero wese aherereye turabizi dufite abakunzi benshi batandukanye yewe hari n'abadakurikira batazi n'ikinyarwanda abantu saba agaciro kuri disibuka uzi ko muri comment habamo tujya tureba filime zidasobanutse ari n'imbaraga z'urukundo abantu reka tubashimire rero dushimire staff yawe TV muri rusange dushimire n'abakozi b'Imana muri rusange bakomeza baturambura ibiganza dusengera yes mwari kumwe na Joanna Brezius TV yawe TV ibiganiro nakagaruka mwakoze kwa natwe